Perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, Antoine Cardinal Kambanda, yagaragaje ko atemeranya n'abashyigikiye ko umwana w'imyaka 15 yemererwa kuboneza urubyaro kuko byaba ari ukubaho urwaho rwo kwishora mu busambanyi. Cardinal Kambanda yatangiye ubutumwa mu ihuriro ry'umuryango ku rwego rw'igihugu riri kubera muri Diocese Gatolika ya Nyundo mu burengerazuba bw'u Rwanda tariki ya 7 Kanama 2025. Tariki ya 4 Kanama umutwe w'abadepite mu nteko y'u Rwanda watoye itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi ririmo ingingo yerekeye kukororoka hifashishijwe ikoranabuhanga no kwemerera abana b'imyaka 15 kwifatira ibyemezo kuri serivisi z'ubuvuzi zirimo no kuboneza urubyaro. Abadepite batoye iri tegeko nyuma y'impaka ku kwemerera abana b'imyaka 15 kuboneza urubyaro zatangiye mu 2022. Mu kwakira uwo mwaka 30 banze ishingiro ry'umushinga w'irindi tegeko ryari ryerekeye kuri iyi ngingo basobanura ko wibanda ku gukumira ingaruka z'ikibazo aho gukumira impamvu zigitera. Cardinal Kambanda yagaragaje ko kwemerera umwana w'imyaka 15 kuboneza urubyaro bimuha urwaho rwo kwishora mu busambanyi kandi ko ibyo bizatuma atakaza inshingano zo kurera mu gihe yaba ari umubyeyi. Muri iki gihe rero usanga bibabaje, ngubu hari iki kintu cy'uko n'abana bato ndetse bavuga n'imyaka 15 kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro bivuga iki? Kuboneza urubyaro babyeyi barezi ni uguhurwaho ubusambanyi. Mutekereze wa mwana watangiye aboneza urubyaro ku myaka 15 ni akagera gushaka amaze gukuramo inda inshuro zingahe, uwo azaba umubyeyi koko? Cardinal Kambanda yasobanuye ko umuryango ari cyo gicumbi cy'ubuzima no kuburengera kandi ko kubyara umwana gusa bidahagije ahubwo ko aba akwiye no kwitabwaho. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Butera Ivan tariki ya 4 Kanama uyu mwaka yasobanuye ko hakozwe ubukangurambaga bugamije kurwanya inda zitateganyijwe ariko ko butatanze umusaruro bwifuzwagaho kuko umubare w'abaziterwa wakomeje kuba munini. Dr Butera yasobanuye ko abana bavuka ku bangavu batewe inda zitateganyijwe bahura n'ibibazo birimo igwingira ndetse n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Abana imyaka yo 15 batwita umubiri ntabwo uragera igihe bo kugira ngo wakire neza nubwo bashobora kugeraho bakabyara ariko no kwa muganga bitewe n'imiterere kunabangana n'imyaka bafite n'abana dukunze gusanga no gutwita bibagiraho ingaruka zikomeye ku buryo n'igihe kigeze cyo kubyara akenshi baba bafite ibyo twita high risk pregnancies. Gutwita kwabo gushobora gutera ibindi bibazo mu gihe baba bagiye kubyara.